ubwo batangiye kwijyamo nyine ubwo umuhungu araje akubwira ngo ndagukunda, undi nawe arashyushye umuhungu arankunda iki, nyine agatangira guhinduka gutyo, ugasanga hatangiye kugenda ahinduka, none umusore agatangira kuzajya avuga ati sheri rero ngwino tugende hariya ngo nkugurire iyo burushete, nkugurire iyo nzoga. Umusore akavuga ati umukobwa ati umusore anyitayeho cyane cyane, ariko umusore ungurira burushete noneho ugatishe reka nkoreza 5 ube waguramo uwo mupira. Umukobwa ati mana we 5 se biracyagura umupira buriya nta nubwo bikigura umupira, ni nk'abari mu cyaro. umukobwa ati dore umusore unkunda, umusore ugeze n'amafaranga no mu rugo bariyanyimye. Aho ngaho nyine ugasanga umwana atangiye guhinduka bitewe n'iki, umubyeyi nigeze amubwira ati mwana wanjye iki ni kibi, umusore ashobora kuguteza izi ngaruka n'izi. Umwana ugasanga nibwo ari kugenda bikuriramo ibyo byo kuvugana n'abasore, ugasanga nyine bigeze n'aho amutera inda, akatangira kujya amusambanya, amuteye za sida ya mitezi. Ugasanga umwana inzozi yari yifitiye, inzozi zo kuba icyamamare, ugasanga umwana birangiye uko aratwise. Urumva ko nayo umaze gutwita umubyeyi wawe akenshi nyine aba agufite n'imipango myinshi, akenshi ya mipango irapfa, ugasanga nyine inzozi zawe zirangiritse. Urakoze cyane. Let me take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane cyane. Ni N1 TV ndacyari MC Seti muko bisanzwe, ngushimire dutangiranye kuri kiganiro. Nizere ko turaza kugerana ku musozo wacyo. Mu minsi yashize twari turi kumwe n'uyu mushiki wacu, nagaru bwa mbere hano kuri N1 TV, ni bamwita Bella, exactly bamwita Bella. Ubushize twaganiriye nawe atubwira ku bitekerezo yagize, ndetse atubwira no ku nama zigiye zitandukanye, agira inama urubyiruko bagenzi be. Hanyuma Bella, umeze ute? Wakiriye gute kuba twongeye kugaruka kuza kugusura? Murakoze kongera kugaruka kunsura, ubu meze neza, ibintu umva ubu ni wane rwose meze neza. Hanyuma rero mu byatumye tugaruka kugusura, hari amwe mu makomenti yabifuje ko twakongera kukuganiriza bitewe n'intekerezo zawe bumvishe ubwo twaganiraga kuri kamera. Natwe turavuga ati nibyo koko birakwiye, reka tugaruke twongeye tugusure, tuganire. Kandi n'inama watanze ubushize ni inama nziza zubaka urubyiruko nyarwanda. Niyo mpamvu rero no kuri uyu munsi hari ibibazo 3 nateguye nifuza ko tuza kuganiraho. Niyo mpamvu rero twafashe umwanzuro wo kugira ngo tuze. Uri tayari kutangira ubinsubiza? Ndi tayari, ubu ngubu ndi tayari, meze neza. Muri ibyo bibazo 3 tutarabyinjiramo, turi buze akenshi kwibanda ku bana usanga bananiye ababyeyi nta kintu batabafashije. Ugasanga hari n'abana bananiye ababyeyi kuko baba bafite amikoro make. Birabikuye muri ibyo bibazo 3. Ikibazo cya mbere kiragira gite: umubyeyi wawe abaye nta bushobozi afite, nibyo koko birakwiye ko wajya kwiyandarika ukiri mutoya ukishora mu busambanyi kubw'utuntu runaka agiye kugushukisha kugira ngo abone ubwambure bwawe cyangwa se agusambanye, ejo bikuviremo ikindi kibazo mu buzima bwawe bwa buri munsi kandi wari ufite ejo hazaza heza? Ngewe ko nabyumva buriya nyine nk'ikiri umwana nyine uba ufite inzozi nyinshi pe, nyinshi cyane. Uba ufite inzozi nyinshi, ngo nzaba icyamamare, ngo nzaba umukinnyi wa filimi, nzajya muri Amerika. Rero ikintu nabwira nka bagenzi banjye, wenda nimba umubyeyi wawe adafite ubushobozi, ubona pe ntabwo wowe witekereza ati ngo umuhungu araje, ngo reka nguhe desa, ngo ugiye kugura ngo telefone. Wapi, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ngo cyangwa ngo ngwino nkubaka akaburushete, ngo ngwino nkugurire ngo iyo fanta. Wapi, wowe tekereza ati mu rugo tubayeho nabi, turaburara,
we tekereza ati reka nkore cyane neza umubyeyi wanjye imbere, nanjye n'izo nzozi mfite zitera imbere, mbe nagera kuri izo nzozi zanjye. niko byumva, niko nabyumva. ariko ni n'igisubizo cyiza. tujye ku cya kabiri. hanyuma rero ubibona gute nk'aba bana babyiruka, ugasanga umwana abyirutse afite imyaka 12, 13, 14, 15, ariko hari abana kuri iki gihe basigaye babyiruka bazi ibintu byose, cyane yuko no mu mashuri bigiramo byinshi bijyanye n'imyororokere. aho ukabona wa mwana w'umukobwa arashyushye cyane, ari shapa ahantu hose, noneho abangu bakavuga ati ni hariya tumutegeye. uri kumva, ugasanga muri ya myaka 15 yatangiye kudetinga n'umutipe ufite imyaka 30 cyangwa se imyaka 25. uri kumva, noneho ugasanga mu gihe iwabo bamukeneye muri wa mugoroba aho kugira ngo afashe nyina imirimo, cyangwa se wenda anaganire n'ababyeyi mu gihe papa atashye, cyangwa se ugenda nta na papa afite ariko afite mama, cyangwa se nta na mama afite ariko afite barumuna be, afite bakuru be, afite papa we, bakamubura yigiriye kuri uriya musore. ubibona gute, wabivugaho iki nkaho uri muri iyo myaka, cyangwa se no muri iyo myaka 15 n'urubyiruko bagenzi bawe muri mu rungano, ariko ubibona gute kuba uwo mukobwa yahita atangira kwishora muri ibyo, ndetse no ku muntu badahuje imyaka, kabe niyo baba bahuje imyaka nabyo ntago ari byo? nicyo ngira ngo tubwire. njye buriya ari ikintu umaze kubona, buriya guhera ukiri umwana iyo umubyeyi atagukurikiranye birangiye utakaye nyine. buriya iyo ukiri umwana umubyeyi agatangira kukugira inama, agakumira nyine kare, buriya ugenda nyine ugira icyo wunguka mu kukura nyine bikuzamo ku buryo nta muhungu wagushuka. ariko ikintu mvuga ni iki, iyo umubyeyi atagukurikiranye, wenda afite imyaka 12 uba utangiye kumera n'amabere nyine, nta kintu umubyeyi akubwira, nta kintu akubwira ngo umuhungu ni mubi, nta kintu nyibona akubwira ngo abahungu bateza ibibazo runaka na gutya na gutya. wowe ugatangira kuzajya nyine ugenda, wenda ugifite imyaka 12 ugasanga umuhungu araje arakubwiye ngo ndagukunda, aho ugatangira kumva agatima karadiyumbaguje. umubyeyi nta kintu yigeze akubwira ngo umuhungu ngo urukundo n'iki bigendanye n'iki, nta kintu yigeze akubwira, ntiyigeze akubwira ngo ni bibi. hari muri ya myaka 12 abakobwa bagiye no kujya muri period, ndakeka 13, 14 gutyo, nibwo baba batangiye kwijyamo. nyine ubwo umuhungu araje akubwira ngo ndagukunda, undi nawe arashyushye umuhungu arankunda iki, nyine agatangira guhinduka gutyo, ugasanga hatangiye kugenda ahinduka. none umusore agatangira kuzajya avuga ati sheri rero ngwino tugende hariya ngo nkugurire burushete, nkugurire iyo nzoga. umusore akavuga ati umukobwa ati umusore anyitayeho cyane, ariko umusore ungurira burushete, noneho ugati shereka nkoreza 5 ube waguramo uwo mupira. umukobwa ati mana we 5 se biracyagura umupira buriya, nta nubwo bikigura umupira, ni nk'abari mu cyaro. umukobwa ati dore umusore unkunda, umusore ugeze n'amafaranga no mu rugo bariyanyimye. aho ngaho nyine ugasanga umwana atangiye guhinduka bitewe n'iki, umubyeyi nigeze amubwira ati mwana wanjye iki ni kibi, umusore ashobora kuguteza ingaruka n'izi. umwana ugasanga nibwo ari kugenda bikuriramo ibyo byo kuvugana n'abasore, ugasanga nyine bigeze n'aho amutera inda, akatangira kujya amusambanya, amuteye za sida, ya mitezi. ugasanga umwana inzozi yari yifitiye, inzozi zo kuba icyamamare, ugasanga umwana birangiye uko aratwise. urumva ko nayo umaze gutwita, umubyeyi wawe akenshi nyine aba agufite n'imipango myinshi, akenshi ya mipango irapfa, ugasanga nyine inzozi zawe zirangiritse. urakoze cyane. hanyuma rero ngira ngo bari no kubyumva bamwe mu badukurikiye. tutaragera rero ku kibazo cya gatatu, ubyumva gute rero nk'ababyeyi babona abana babo batangiye gutana, batangiye guta inzira, batangiye guta imico babatoje, ndetse kandi nanone
ubibona gute nk'umubyeyi kuba yakurikirana umwana we no muri cya gihe adafite ubushobozi bwo kumukorera ibyo ashaka byose ariko hari na dukeya yamukorera? Ako kantu rero nagira ngo nako tubwire kwenda ku rubyiruko rudukurikiye rwumvireho. njye buriya ukuntu mbibona umubyeyi iyo umwana atangiye guhinduka uko wamureze urakuzi, iyo atangiye guhinduka uba utangiye kubibona nawe, amagambo akubwira n'uburyo yitwara nawe uba utangiye kubibona, uba utangiye kubona koko kari guhinduka. nawe rero ahangaha iyo utangiye kubona ari guhinduka uhita wibaza ati ni iki kiri guhindura umwana wanjye? wamara kubona icyo kintu kiri guhindura uwo mwana wawe ugatangira kumukurikirana noneho neza, nimba yaratangiranye no kuyoba wowe wamugira n'inama ugatangira kumuganiriza, nimba utanabikoraga niyo waba ufite ubushobozi buke, mu kanwa nta bushobozi buke bubamo. wowe amagambo buriya niyo yubaka umuntu, wowe amagambo wamubwira niyo yamwubaka agahindura ibitekerezo. rero wamara kubona ko atangira guhinduka umwana wawe nibwo wamugarura neza mu nzira nziza umugiriye izo nama. Urakoze cyane, ndumva urimo neza, kandi izo ntekerezo ibyo byiyumviro no muri ya poroje yawe ufite ndumva n'ubundi byakabaye ngombwa ko bikomeza, ariko ndizera ko uzabikomeza. nzabikomeza cyane, nkomeza no kubabwira nyine ubu ngubu turi kubashyiraho ibintu byiza kuri Happy Media TV Show, mukomeza kuyikurikirana, ubu ngubu ibintu bimeze neza. Bibutsa na TikTok harya ni Nayira nde? Ayiraho Libera. Hanyuma rero ikibazo cya gatatu turi no kugenda tugana ku musozo. Hanyuma rero hari ukuntu umwana avuka, papa we na mama we bagashwana umwana akiri muto, umwana nta ruhare yabigizemo, bikaba ngombwa ko mama we akomeza gukurana na wa mwana. Wenda twesipoze ko yabyaye umukobwa, muri ya mikurire ya wa mukobwa nyina yarashatse undi mugabo, urumva wenda yabyaye abandi bana, sibyo? Ndizera kuva igihe watangiriye kwiga wenda uciye akenge, iyo sitori uraza kumbwira mbere yo kudusubiza niba nta hantu namwe yigeze uyumva. Hanyuma rero ugasanga wa mama ukuntu yatoje wa mukobwa, cyangwa se mu miganirire ye cyangwa se mu mibyirukire ya wa mukobwa, wa mugabo washatse nyina aterese wa mukobwa, ndetse kandi bibaye ngombwa ko na nyina asenya, atakikomezanyije na wa mugabo, ahubwo wa mugabo akagira umugore wa mwana. Kuva atangira kwiga nawe uciriye akenge n'abana mwegeze mwigana bumvishe batabana na ba papa wabo ariko bafite abandi ba papa ku ruhande, ugasanga bahuye n'imbogamizi nk'izo. Izo story ndazizi cyane, si ubwa mbere nyine zumvishije, ndazizi. Hanyuma rero nk'abakobwa badukurikiye bari mu myaka nk'iyawe, batabana na ba papa wabo ariko mama wabo bafite abandi bagabo, uba wumva wakitwara gute mu gihe uzi neza ko wa mugabo mubana atari papa wawe? Yego nta n'icyo agutwaye, aranagufasha anagusapotinga nk'umwana we, ariko noneho wa mugabo ashatse kujyana mu bindi bintu bitari byiza, cyangwa se ashaka kuguhereza intekerezo zitakigaragaza yuko uri umwana we, akashaka kugutereta, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nk'abakobwa badukurikiye uba wumva bagakwiye kwitwara gute mu gihe ari muri iyo situation? Njyewe buriya ikintu maze kubona ni uko abakobwa kenshi tugira ikintu cyo kutavuga, kutabwira umubyeyi nyine nk'abamama bacu, kutabisanzuraho tubabwira ikibazo, nyine tubabwira ati mfite iki kibazo. Buriya maze kubona ko akenshi abakobwa batavuga, ntabwo bakunda kubibwira umubyeyi. Nyine njyewe buriya hari story nigeze kumva nyine y'umwana, nyine nk'ibyo wambwiye, uwo mwana yabanaga na mama we aza gushaka undi mugabo, ikindi uwo mugabo baranabyarana abana, ariko babyarana n'uwo mukobwa nyine n'uwo mudamu, ariko ukuntu byagiye bihinduka nyine kugira ngo bifate indi ntera, ni ukuntu nyine bitewe n'uburyo uwo mubyeyi ataganiraga n'umwana we cyane ngo abe yamugira inama, nyine uwo mubyeyi ntabwo yaganirizaga umwana we, no kumubwira yamubwiraga ikintu ari uko agiye kumutuka
bashwanye nyine ntabwo yigeze amugira inama ngo niyo nama yamubwiraga yamugiraga mu bitutsi amutuka gusa kuba nyina abona umwana yariye yabonye umwenda nta yindi nama tuzitware gutyo. ubwo rero abana n'umugabo we ubwo nyine yumvaga umugabo we ari umuntu mwiza. ubwo rero umugabo we atangira kuzajya yisanzura ku mwana nyine amwisanzuraho ngo ngwino nkorere iki, ngwino nkande, ngwino unyoze ibirenge, nyine bitangira utyo baseka. urabizi neza byabaye? iyo sitori ndayizi. akazajya baseka nyine bitangira utyo, nyine umubyeyi atangira kwisanzura kuri uwo mwana w'umukobwa, akazajya avuga ngo ngwino nsire inzara ndaguha amafaranga, ngo ndaguha senkisa, nyine ngo managurira inkweto ndaguha 1000. bitangira utyo nyine. gusa nyine haciye igihe nyine bitangira gufata indi ntera. umubyeyi niho yatangiye kubona ko atafatiranye umwana we mbere, nibwo yatangiye kubona ibintu bihindutse nyine byabaye kuri finale, abona ibintu byose birahindutse bitewe n'uko ntiyigeze afatirana umwana we bikiri imbere ngo amugire inama, ajye amubwira neza, amuganirize neza bikiri imbere. nawe yizeraga umugabo we akazajya amusigara n'umwana we nyine akigendera. nyine ubwo ibintu byaje gufata indi ntera, nyine baje kwisanga baryamana. nyine nyuma yo kuryamana umwana yaje no gutwita. umwana nuko amaze gutwita bashaka uburyo inda banayikuramo. gusa ikibazo cyaje kubaho, inda yaje kuvamo. uwo mwana yanigaga yari akiri muto, yiga siniyatu. inda kuyikuramo bitewe n'uko akiri umwana byaje kumuviramo kuzajya agenda arwaragurika tutazi ibyo arwaye. nyine umwana akazajya agenda arwara. gusa nyine yaje kurwara kanseri. nyine nicyo kibazo cyaje kubaho wumve n'izo ngaruka nyine umubyeyi aba yarakoze. gusa nyine umubyeyi nyine uwo mugabo bahise batandukana. gusa nyine batandukanye amaze kumwangiriza umwana we. kuki icyo kigabo batagifunze? nyine hari ukuntu uba ukunda umuntu kandi urabizi ko urukundo kuri iyi si rutsinda byose. asa yaranze kumufungisha nyine kubera urukundo. ku buryo umuntu yakugirira umwana gutyo akagera n'aho amutera inda. urumva umugabo yabonaga ubwambure bwa mama w'umwana, ndetse kandi nanone akanabona n'ubwambure bw'umwana, sibyo? hanyuma rero birangira amuteye inda, biza no kuviramo umwana kurwara iyo kanseri. uri kunyumva neza? hanyuma rero reka tugushimire, kandi nanone n'ubundi tuzadukomeza tuganire. ni epikwep. hanyuma ongera wibutsa abantu za mbuga zawe, unatubwire ko wenda ubutaha tuzagaruka tukagusura. ubu ngubu rero Happy Media TV Show ikomeje kunyuzaho ibintu byiza kandi bishimishije. icyo nagusaba, kora subscribe, unakurikiranye kuri TikTok Ayra Horibera. ibintu bikomeze kuba uburyohe. urumva uyu mwana adakubiye. none se Bella, muri ibyo byose urimo gutegura ushobora kuzavamo umunyamakuru mwiza, umwentertainer mwiza, sibyo? noneho rero next time ndashaka kuzagusura. urumva hari na ya beat twavuzeho uri no kuduhereza hariya ku muziki wawe. noneho ninjye watumiye hano, sibyo? ngewe nyakira kora introduction numva. ubutaha uzansure beat yo tuzayikora kandi nyakira vuga ati ni hano kuri Happy Media TV Show tugiye kwakira seti rero sanga unyakira numva. ariko hari saa 12:30 turi hano kuri Happy Media TV Show. ubu ngubu twatakiye munsi seti. reka gushimire cyane, tubana mu buzima bwa buri munsi. Bella urabona yuko atwenza cyane, wa mugani w'abarundi. wewe wakoze subscribe, wibuke gukora subscribe. wewe wakoze subscribe turagushimira cyane. nawe utarakora subscribe, wibuke gukora subscribe kugira tujye tubasha kubana mu biganiro bitandukanye. Imana ikumere imigisha itagabanyije.